amahoro gose cyane. Amahoro y'Imana bane nama. Kado kantu mukarabe nukuri. Ibibakinye nukuri bibaho biriho nivyo. Ariko dindira babandi bamwe babana badade bakibaza ngo ariko nawe ngwaraga nibikino. Nukuri bibaho. We ni mutarabibona ucike kunume. Reka mwumvirize kano kantu. Mama y'Imana muduhesheje umugisha. Ubutumwa bwari busize amavuta. Amina. Hanyuma rero ngo murihuta. Turihuta. Nagira ngo mbahe agatike nkuko umuyobozi yarabimbwiye. Hari igiterane ngiyemo. Agatike. Wanje turawe cyangwa ubonye icyo yambwiye hari urama amafaranga bitatu. Sitigeze siko bari babwiye. Ninde wabikubwiye? Kwamaye amafaranga ngo kuyafite kwarayitorero nayaho. Cyangwa wabonye hari andi guhimbaza Imana ndeba muri Bibiliya ukagira ngo ngebe ndisha ibyatsi. Oya ariko bambwiye yuko ngo ha 2 nuko nongeyeho ni. Bandi babikubwiye se? Sano kumuyobozi yari yambwiye se. Ntabwo ngusana amafaranga uyafite kandi. None se ahantu ugiye ku rusengero ni sex. Kuzano ni sex si ikigihumbi. Ugafata ikigihumbi cy'amazi ukongeraho ikintazi cyo uri bumaze. Andi wakagabo ndakunoba yumbarira amazi yumbarira n'ibyo nko wakakuryiwe uzumva pasteur ninjye uri gutuka ngo papa samo ni pasteur nasabye ngewe ubona ntabwo nywa ntabana ngira ntamujya umva ngewe hatungiye uzanyitondera ku kintu cy'amafaranga vana amafaranga yanjye cyangwa nigira ngo wangaye vana 50,000 fafa koko 50,000 urumva yaba ari itike yitorero koko kandi akakantu ngira umva wakanu nakujomba urutoki mu mazuru nkamarira mu gongo ariko se pasteur urashaka iki koko ubu pasteur arashaka iki itonde sha na Bibiliya ariko se wahabe ko ariko se urakira imyenda pasteur urakira ariko arakira imyenda ariko se pastor yes we pastor Avutanigi ntama y'Imana ntasoni kwakinara bigenze bite aka kanya se amavuta gushizeho ati urabona ko nshiri ipantaro koko pastor none se ibyo ugeze mu mubiri uti niko nimwe mu mutumye ngo ndimwe namereze 50,000 ngende akama amafaranga 300 yikize pastor ngenda kwa bitatu ariko bari banambwiye 2 nari ngushyireho n'agafurage ariko reba nukuri n'izina ry'Imana reba digiti anshiriye ipantaro va mu mubiri pastor se pastor ni kirakuvuyemo wanguje we wabonaga ndi kubwejagura hariya niko mwese mupfa mwese igihe nabwejaguriye hariya n'amafaranga 300 nabwejagurira pastor ubonagamo uri gutuka umuntu gutyo pastor ndavuze mu mpereza amafaranga yandiye nguje ariko ntiwaje uvuga ko udakorera amafaranga ari umurimo w'Imana. aka kanya ugiye kwiruka kubyisute umurimo w'Imana se barawuhekeye basore ndavuze mu mpereza amafaranga ngende kuba uko naguhamagaye koko nta gutumaho digidigi ukavuga ngo ntabwo ari ngombwa ko tuguha amafaranga uzabuje mu murimo w'Imana nk'ubwo mwuka mubu gufasha wari wavuze ko witaka ku Imana mbese nikira ko waruje arambwira ngo nako kabwejagurira 3 ahubwo niba ubwejagura wakanura n'akabwa genda ubwejagurira amagufa mbabwire none munsi muzongere kujya muzanira mikino cyena here barebe hambe 3 we wabigura miki none se umva mwese akose va muri kamera oya pastor umva Reka nkwereke tudace umva pastor umva papa sava kihorere reka nkubwire nuko ugize Imana sha twakijijwe nanjye bumva nkwambaranye kamera nka gukaraba amavuta wa mushenzi dore uko gasa Okay. Nabyinshi ngomba kuvugaho ariko nibinyene. Uko nukuri bibaho
ugiye kuraba ukuntu pasiteri yari yaje ngaha ariko arakina avuga ubutumwa aririmba ari mu mwuka batamaye ikigira 10 ubwanko rucya rutangura beshi ubu abapasiteri beshi aje ntumuhe ikigira 10 aje ntumuha amafaranga aje ntumusigire amafaranga aboneka azokwanka ntanasubire no kugaruka uru nigwo rudandazwa basigayemo nigwo rudandazwa barimwo beshi mukuza barinda no kurihwa beshi mukuza barinda no kurihwa urabariha hanyuma bakaza hanyuma ngo nabakozi b'Imana abagikora nk'uyu mugabo bose ni ibivume ni ibibwa nta mwuka w'Imana bagira